Turatangiye dute? Dutangiye haruvuga avuga ijambo wumva basa nkaho bagiye kujya mu buzima busanzwe, avuga nkaho tugiye hanze aha muri iyi si, katwitwaza ijambo riboneka muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Havuga iki? Kumbe n'abanyeshuri bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose ni mugubwa gitumwe n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse, mutabuze na gato. Amashyi barayamuha. N'abanyeshuri basa nk'abasoje. Reka twese dushimira Imana kubwo ababyeyi bacu batubaye bugufi turi kugenda dusatira intumbero zacu z'ahazaza, izaba izo arizo zose. Kanangira nshimira mama, turabona umumama hariya yisetsa ubanza ari we wabaye inshuro nyinshi zitabarika mu muhanda mu gitondo amenya ko ngire ku ishuri ku gihe, kandi nanone akaza kumfata mvuye kwitoza basket. Arashimira. Nagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi batandukanye bakomoka mu bihugu bitandukanye, papa w'umunya-Nigeria na mama w'umunyamerika. Papa yanshyiragaho imbibi zigambiriye kumpindura umuco wangejeje kugeza aha hose. Umujyanama wanjye n'intwari yanjye, uwo ni papa mvuga. Umupapa hariya yarize bakamusura wa mwana we have. Aya murana y'ibyishimo. Papa ndagushimiye. Arakomeza. Banyeshuri musoje muri 2019 nicyo gihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo tumaze igihe dushirwamo mu buzima bwacu. Yamaze igihe bigishwa ubwo. Mu ijambo rihebuje rya Yesu, turi umunyu w'isi kandi turi umucyo w'isi. Reka urumuri rwanyu rumurike mushyireho itandukaniro, make a difference. Muriteguye ariko ubwo ari ibyishimo. Ako kavuyeho, abanyeshuri ni igihe cyo kunezeza ababyeyi. Keep rising to the top. Taylor Thompson n'umukinyi. We are on a road. Filime yiswe ngo freshman year cyangwa se igihe cyo gutangira, ariko muri kaminuza. Abatangizi muri kaminuza freshman year, umwaka wo gutangira. Benjamin Onyango n'umukinyi. Keep rising to Gregory Alan Williams nawe n'umukinyi. Abanyeshuri bakomeza banezeza ababyeyi. Natalia Dominguez n'umukinyi. We go right to the top. Let's go. Let's go, yeah. Barasoje. Byishimo hano. Ni byishimo. Aho twavuye, umukobwa utwaye.
hano hari abasore sasa umwe muri bo abona wa mukobwa hasi uyu uri urasuzuma imodoka yanjye cyangwa uri urasuzuma mushiki wanjye ngo nariho ndeba hirya no hino ariko bango ni keza Marcela wahuze he ko kwitoza bitamara amasaha angana ki Hector nakubwiye ntabwo uri papa umva se umuntu aba agomba kukureba we ukwitaho mushiki na musaza w'umuntu musaza yakwica wowe musaza w'umuntu Kamelisa kavuye kwitoza n'imyitozo kavuye mu myitozo era yo gutuzisha abakinyi abana hano hari barwo bamwohereje mama uru rwandiko rwaje cyari uruhe ari akira rusome ntabwo nabyihangana kumenya oya ahubwo wowe rufungure hanze ashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba gufungura nibyo yewe bademereye cya Hector gita cyiza niba ikibiza mbere que personne kivuga mu gifaransa yewe nabikoze banyemereye erega nari nzi kuzabikora ubundi wo muri bo harimo agace k'ubwenge mwana wanjye ntibushemwa nawe sasa cya Hector murayishyura mute nk'umumama intwari y'umuryango ndaje nsaba kandi kazi ku bitaro turareba uburyo tubigenza oya mama ahubwo ndahiga akazi mama kamwe cyangwa tubiri oya wa mwana we wowe urita ku ishuri ubundi bitubirebe nk'uko duhora tubigenza mubwira mu cyesipanyoro mwana wanjye ntiwishemwa nawe ni byiza mu guhindukira ariko amafaranga y'ishuri Hector umva kamufata agafoto nwike stati mushiki wanjye agiye mu college cyangwa se mu university muri kaminuza uko birya ifoto nayo no ku rundi ruhande hari abari kwifotora no yewe CJ ugiye he ubundi nagomba kujya muri ORU ngo nezeze papa ariko ngiye nahisemo kwijya muri NCU. ORU ni university ya Gikristo hanyuma NCU ni kaminuza ya leta. Ibyo ni byiza ngewe ndigumira hano hanyuma se niko ikirori kigiye gukurikiraho nk'abanyeshuri basoje uri buze kuza sasi se abona hari ubukobwa bushaka kugusha umuhungu we arikoroza uko mureba ahita amenya icyo avuze murakoze kuntumira ariko ku rusengero bari buze naho gukoresha ikirori urumva niho ngiye kujya bantumiye buramuseka ubanza budasenga bwuye wewe uze kuryoherwa no kwitorero udusengere koko bukwiye gusengerwa bukwiye gusengerwa sasa umuryango we tumwegera mungu wanjye ukoze akazi keza akazi ko gukatira bariya n'akazi keza good job son. Think you made the right choice about college? Muri kaminuza hisemo urumva wahisemo neza. Mukundwi twabiganiye. Twamureze neza. Sibyo? Njyewe icyo ndi kuvuga. Ntabwo yari yabukerewe yo kwa yakwisubiraho. Njyewe rwose numvaga yakwigira muri ORU muri kaminuza ya Gikristo.
ariko remember my speech when I said I want to spread my light and make a difference? cyasije papa uribuka mvuga imvugo imbwirwaruhamwe navuze yari hanze vuga ngo tujya gushyiraho itandukaniro hanze. I feel like the best place to do that is at a public university. Njye ndumva ahantu heza umuntu yabikora ni muri university ya leta, public university. I believe you made the right choice. Ata mwana wanjye njye ndumva wahisemo neza. Iso ntumuhangayikire. Mama n'umuhungu we. I surrender all. Weguriye byose. Turi ku rusengero. Weguriye byose. I surrender all. Oh, to thee, my byose ku mucunguzi wanjye ndabimweguriye. I surrender all. Anabanza amashyi barayamuhaye. Haleluya, haleluya. Ese bura ntakoze akazi keza ra niko indirimbo yawe iratunejeje. Bring today's message is our senior pastor, Reverend Chukuma. Please. Utugezaho ubutumwa bw'uyu munsi ni pasiteri wacu mukuru Revera Chukuma. Zira ni njya Nigeria Chukuma. Ari wese wa CJ. Special time for my family. Uyu ni umunsi w'umwihariko ku muryango wanjye. CJ has graduated with honors. Umuhungu wanjye CJ ya graduatinze to college. Wagiye kujya muri kaminuza. We are very proud of him. Tewe ishema nawe. In the coming weeks, I'm going to introduce a series of sermons called Why I Believe the Bible. Ukimwe kigiye kuza ngiye kuzatangiza urukurikirane rw'inyigisho zivuga ziti kukinizera muri Bibiliya. As parents, we need to ground our children in the word. Ababyeyi dukwiye kurera abana bacu mu ijambo. Just before they go out there into the big wide world. Mbere yuko bajya mu isi nini yo hanze batangira icyiciro kindi cy'ubuzima. Ikirori cyaje. Bavuye gusenga ni igihe cyo guserebura. That speech is really hard to memorize, honestly. CJ umva mvugishije ukuri irambwirwaruhamwe navuze yari igoye kuyifata mu mutwe. Ariko wayivuze neza. Yari nziza pe. Azi niko. Ibi ni ibyo kurya bwoko ki? Iyi ni nyama bwoko ki? We eat it on special occasions. Iyo ni nyama y'ihene. Tujya tuyirya mu gahe kadasanzwe. Special occasion. Umva njye ntayo ndya pe meze neza. Umva njye newe icyo wabuze. CJ washyuye kujya muri kaminuza. Rwose nashyuye kugira ikipe ya basket. Ariko weho nibyo utekereza buri gihe gusenga no gukina. Playing. What? Iki? Oh yeah? Hey, just remember, CJ, you can be a player on and off the court. Look, only game on my mind is basketball. Umva njye nkubwire umukino ndi mu mutwe gusa ni basket. Yeah, whatever you say, CJ. CJ ibyo wavuga byose. Jye bivuyeho kubyina. None nshaka subtitle. Nta make bari kubyiniraho. Nta bavumvyi bagira. Kenda na subtitle zigiye. Manika na Peter. Muze tubikore. Nibikize. Kajya n'igikorwa gihambaye. Kandi ubwo ngo nugwerekeza CJ ku ishuri. Ready, Junior? Junior uriteguye? Yego nditeguye. Ka tubikore.
Hector, please take care of my baby and don't let Arturo drive it. Sasa ko CJ ajya ku ishuri ndabona na Melissa nawe agiyeyo abwira Hector umwana wanjye umwiteho none ntutume Arturo amutwara ubwo umwana avuga n'imodoka. Sister humura wewe ubonye umwunganizi. What you got in all these suitcases? None of your business? I got it. Heko sister ubu ntibiki ufite muri ibi bintu bingana guke ntabwo bikureba ndabyumva ibyo waba ubisize tukagaruka kubifata. CJ no Imana yanjye ntabwo nakwizera ko ibi biri kuba umuhungu wanjye uzi ko ari gukura we. Twari tuzi ko uyu munsi uzaza ujye wibuka byose nakubwiye mu modoka usoma Bibiliya yawe usenga buri munsi. Ninjye utahiwe mushiki we Moneka na Cyapita. Sasa ageze aha arakomanga niwo tuzajya tubana yego njye ndi CJ nanjye ndi Chantey mu kujya kumwakensi wayi hano umukristo. So are you a freshman? Uri umururu? Yeah, freshman, yeah. Yego nanjye ndi umururu. Uba muri Bay Area. Mukuri se uziko nanjye ari homba wanguri bro wanjye. Chantey igisitari. So what do you think about school? Man, I hear the girls here are hot. Ishuri ritekereza gute wanguzi abakobwa hano barashyushye. No, not the girls. I mean, you know, life, teachers. My bad, you don't like girls? Oya ntabwo ari abakobwa ngiye cyo ndi kuvuga n'ubuzima bwo ku ishuri hanyuma n'abarimu. Chantey niko ntabwo ukunda abakobwa se. Ubwo bishatse kubaza kuri umuntu uza umutinganye niwe yashaka kuvuga. Oh no. Oya. I just want to focus on the Lord in school. Ngiye cyo nshaka kwitaho n'umwami wanjye n'ishuri. Umwami Imana. Ngo witeka ayiwe we. Uziko uyu mwaka w'ishuri haza kubushishikaje pe. Sasa bakambere muri kaminuza biba bisekeje ku munsi wa mbere. Shana no kumara kwanza n'icyumweru utari wamenya wigira he. Kandi ujya kwishura abandi biga wo ukajya kwiga ukagira ngo uri kwigana nabo mwigana kumbe wayobye. Sasa aho yaje kwiga ndabona nani wa mukobwa yaje kwiga mu kugira gucya bamukomye warebye. Ayi wowe unyihangane kanza nkufashe umva byibuze ntukimenye ku mwambaro wanjye kuko wari gusaba imbabazi zitandukanye. Pe nkuko nabivuze unyihanganire mu kumureba. CJ wacu mu Kristo wacu tangiye kujya arebana n'abakobwa bigatinda. Arakomeza. Ngeze mu ishuri mu kujya kwicara umva kanze njya kwicara ahandi asanze ariho Melissa yicaye. Welcome to Social Science 101. Sasa lecturer. All of you have read your course syllabus. Murakaze neza muri Social Science 101. Kamfate ko mwese mwamaze gusoma syllabus zanyu hanyuma This class will not be difficult if you read in advance of
n'ibiyigize. Hanyuma ndizera ko iri somo ntirizabagora nimusoma byimbitse. Every class, I like for my classes to be interactive. Every week there will be a quiz. You'll have 2 midterms, 1 final, and a team project to turn in. Kuko banshanga abanyeshuri banjye babe babandi bakora. Hanyuma nyuma ya buri cyumweru nzajya mugira gasuzuma hagati mu gihembwe, mugira quiz bita cat, hanyuma n'ikizami gisoza ndetse n'imikoro projects. So today we'll be focusing on evolution. Uyu munsi turi bwige ku myihindurize, evolution. Get here. Twageze hano dute? Read the first 2 chapters. Ni bangaye muri mwebwe basomye chapitre 2 za mbere? Baramanika. Ibyo ni byiza. Ibi sinabishimangira ku buryo buhagije kuko niba ushaka gutsinda ugomba gusoma cyane. Ninde watubwira uburyo twageze hano nk'abantu? Wowe wambaye ubukaruvate sha. Njyewe se? Yego weho? CJ watsa atarasomyewe. No kuvuga Nelsa aramureba. Tugendeye ku tangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mu kuvuga ibyo wabibwira ni lecture Bibiliya ntabwo yemera. Wagasore weho rero niba ushaka gutsinda ugomba kujya usoma ibyo wabwiwe. Apana ibintu by'ibigani biri aho ngaho. Yumva arasebye. Naho weho sha. Bikoye. According to the textbook, the Earth was formed about 4.5 billion years ago due to an internal combustion caused by a supernova. Tugende hano ku byanditswe biragaragara yuko isi yaremwe imyaka miliyari 4,500 bitewe no guturika kwa supernova. Ni inyenyeri supernova no guturika inyenyeri yigeze igihe cyo gusaza iraturika ikava mu bundi buntu bwinshi ngo ubwo nuko isi yabayeho supernova. Very good try and a good start. Ugerageje neza kandi utangiye neza rero wa mwana we. We're talking about the evolution of life on this planet, not some magical garden of Eden. Hanyuma wowe wa mwana makuru watanze turiho tuvuga uburyo ubuzima bwagiye bubaho ku isi. Apana ibyo bintu by'ibitekerezo biraho ngo byo mwingo bya Edeni ntabwo yari akabivuga. Kubw'ibyo rero ntabwo rukwaga kwiye kusubiza mu ishuri ryanjye ngewe kuko mu ishuri ryanjye ukeneye iki icyo ugomba kumenya apana ibya Bibiliya. Mu ishuri ryanjye iyi niyo Bibiliya yigisha thinking about evolution, tekereza ku by'imyihindurize ku bintu bigenda bihinduka biva mu byiciro bimwe bijya mu bindi. Ngo niko batekereza umuntu yabayeho. Iyi niyo Bibiliya. Yumva arasebye Melsaria. Batangiye kurebana. CJ yumva arasebye. Pasa Milsa. Abantu bari kurebana sinzi icyo bizabyara. CJ wacu ni umukristo mwibuke. Navuye ku kigo cy'abakristo muri segonderi. Naje muri kaminuza ya leta. Hi. Yewe muri aho. Ukora hano? Can I help you with something? Hari icyo nagufasha? Actually, yeah, a book on evolution. Ndashaka igitabo kivuga ku myihindurize. Trying to get a head start on my classes. Kuko ndi kugerageza kureba uburyo natangira neza pe. What you said in there, standing up for your faith, that was pretty bold. Ibyo avuze hariya pe ukomeje mbega we warushize amanga. Thanks. Ndagushimiye. Honestly, I didn't really feel like I had a choice. Erega ubundi navuze numva nta yandi mahitamo mfite. Urukundo bakubaza nyine ugomba gusubiza kandi ntacyo uzi ugasubiza ibyo uzi. CJ. Nitwa CJ. Nanjye nitwa Marcella. Ndabyibuka CJ umena hintuza. Do you know where these are? Nese ibi bitabo uri gushaka uzaho biri? Actually, this is my first time here. Ubwa mbere ngeza muri muri library ahubwo wamaramo n'umunsi wose uri gushaka. Kanze nkutembereze nkwereka nkujyana aho biri. So, how did you start working at the library? Byatangiye ute ngukore muri library mu somero? It's for a work study program. Na karaka. One partial scholarship, so I still need to find a real job too. Uko banyishyura buruse y'igice kimwe ikindi gice nkacyishyurira urumva rero ngomba gushaka akazi.
you'll probably be seeing a lot more of me around here. yewe icyo mbona uzajya mbona kenshi cyane Thinking, I'm gonna need a lot of extra reading. kuko iriya social science irakomeye mana yanjye ngomba gusoma cyane Give up so soon. ariko se udacika intege aka kanya Fail the class by butting heads with Professor Thompson, you know? At the same time, I need to stay true to my beliefs. ntabwo nshaka gutsindwa nkaguma ngira n'ukuri kwanjye ko gusenga Smart guy like you will find a way to pass and stay true. umusore nkawe w'umuhanga azabona uburyo bwo gutsinda ndetse agakomeza no Thanks for the gusenga vote of confidence. ndagushimira ku ijambo ryawe I shouldn't ryo mention that in my kunkomeza next term paper, though, huh? hari hafi ngo mvuge n'ibya Adamu na Eva ni ukuvuga hari uwo bacecekesheje muri library ntabwo basakuza Okay, so here we are. If you have any twahageze questions, let me know. hari ikibazo ufite menyesha I was thinking, nandiho ntekereza if you need a study partner, maybe ukeneye nk'umuntu mwajya mwigana wenda twahura nko mu gakantine hanyuma nkagira ndagushimiye abangaba ibyabo sinzi icyo bizabyara sije n'umukristo nawe ndi kubona atari college is really different than high school. I mean, people just dress any type of way, and some of them curse. hano muri kaminuza ubuzima buratandukanye cyane nko muri segonderi abantu biyambara uko bishakiye nose mu isi ya nyayo wa mwana wese ibyo ugomba kwitega And the professor wasn't too respectful of our faith either. noneho professor lecturer wacu we nta no kubaha kwizera kwacu He's talking like there was no God. uzi ko yavuga nkaho nta mana ibaho public system nuko imeze cyangwa se isi yo hanze Hey, boo. How's school going? yewe bu ku ishuri bimeze bite aho mama Just telling Dad how different it is here. I know. That's not a bad thing, right? Now you get a taste of the real world. noneho wa mwana utangiye gusogongera ku isi ya nyayo sibyo Yeah, definitely getting that. ngo pe ibyo ndabyumva hanyuma rero wa mwana wibuke gukoresha iyo mvironoma nshyashya nk'amahirwe yo gukorera Imana gushyiraho itandukaniro kagaragaza itandukaniro ry'abasenga n'abadasenga wa mwana ntabwo wabona inshuti One definitely comes to mind. She's really nice. pe hari utangiye kunza mu ntekerezo ni mwiza akoresha shi ivuga iki umukobwa ngo uvuze shi Hey, Chance in the house? cyashanse cyaze Tonight, you in? cyashanse cyaje shante yinjiye ari ikirori cy'ikazi iri joro ariko urimo uri buze kuza ngiki isaba arabyumvisha ibirori bwoko ki I didn't mean to interrupt. hayiwe mbabare sinajya mbavangire Hey, Mom, I'll talk to you guys later, okay? mama ndibuze kubavugisha bye boo turagukunda Bye. bye Asa ise asigara we umvisha avuze ngo ibirorira Well, study party. bura nibyo kwiga n'ibirori byo You missing kwiga home already? we utangiye gukumbura iwanyu wese uhakumbura oya Call me, checking up on me, make sure I'm settling in. kwari ukumamagara bakareba niba namenyereye You're nibyo lucky. My folks haven't checked on me since school started. yewe wesha urahigwa njye iwacu ntibaruka kumamagara kuva twatangira So what are you doing tonight? iri joro urabukora iki Why, what's up? kubera iki There are several parties by different fraternities and sororities. It's so welcome night. I figured you go check them out, bounce from house to house. You feel me, bro? hari ibirori bitandukanye abantu batandukanye nabo baraba baje nende mvuga ntabwo waza tukajya kubyina I don't know, Shanti. I mean, Shanti. basketball tryouts are in the morning, and I was thinking about going to bed early, and also I wanted to swing by some of the Bible study groups. ntabwo njye niteguye kuko ngomba kuryama kare nkabyuka njya gukora imyitozo ya basket bari buze gutoranya nkajya no kwiga bibiliya Bible study? uvuze ngo no kwiga bibiliya Sometimes you make me wonder. wangu ngeri mutuma nibaza One night out of the school year. nijoro These rimwe welcome parties are done once a year. Like, you can't afford to miss this. ikirori kibaho rimwe mu mwaka ubwo wakwihangana kukibura Besides, the basketball team only picks like 1 or 2 freshmen every year, but cyane ko mu ikipe ya basket bafata abanyeshuri babiri buri mwaka babatangiza I know some of the players. They'll be at the parties tonight. I can hook you up if you really want to get in. kandi njyewe ndamenyanye n'abakinnyi baraba bari mu kirori nijoro nshobora kubahuza yumva iyo ni ingingo bitewe n'ubujya akunda ibirori bitewe n'ubujya akunda ikipe ya basket Yee. gukina Just one word of advice, basket we're gonna hang together. ahita yemera umva ndemeye ndimo nanjye
byiza ariko rero niba tugiye kujyana kanguye inama imwe. You need to dress like a college student, not a professor. Ugomba kwambara nk'abanyeshuri, apana nk'abaprofeseri. Ahita yireba niko se nambaye hajya nk'abaprofeseri niko bimeze. No, you, Marcella. Me? Yeah, I've seen those frat guys checking you out. Sasa ubukobwa hano nabwo wikwitegura kujya mu birori. Marcel urabizi ari buze kuba wewe. Ngo njyewe nabonye uburyo uriya musore yari hakureba. Okay, I thought we were talking about who will get asked to dance first. I think those frat guys have something else in mind other than just dancing. Ariko se natekereza turavuga nindura tubyinisha bwa mbere. Ngariko icyo ntekereza bari abasore hari ibindi bifitiye mu mutwe bitari byo kubyina. Well, they can say what they want, but they don't always get it. Umva bavuga ibyo bashaka ariko ntago buri gihe babibona. I just hope this party's not full of lame freshmen, okay? Give me a sophomore any day. Mana yanjye ngiye kaniringiye ko ibirori bitaba byuzuyemo abaruru. Hey, we're lame freshmen. Umva ariko natwe turabaruru. Urukumva icyo mvuga? Ngiye ndiho ndavuga. Not some boy that's still learning how to shave. Njyewe icyo nkeneye ni umugabo apana ubusoresore ukiri kwiga kogosha. Wari ukogosha iki rero? Umva ibyo tubinyweremo uvuze ijambo. Hasi birori byatangiye. Nibuze yuko usenga Imana ukaba uri muri kaminuza cyangwa se umunyeshuri ahandi hantu hose ubuzima bwo ku ishuri buba bugoye. Iyi filime ndayigutuye. Sasa CJ ari kubona Shanti yamenyanye n'abantu ariko aba bantu bose mwamenyanye mute? Reba ahubwo ahangaha uyisugira aba followers 50,000. Nibyo umva ndakomeje aba bantu bose mwamenyanye mute? Yewe ngendeye ku bushakashatsi nakoze hari uburyo butatu hano bwatumenyekana. Ubwa mbere uri umuhanga ufasha abakobwa mu mikoro yabo. Ubwa kabiri mwavutse muri abakire utwara imodoka nziza. Ubwa gatatu ukina basket cyangwa football wowe hitamo bumwe ubundi abakobwa baze no kumenyekana bwause and fame. Cyashante ni gisitari. Njyewe icyo ndi hano kurangiza amashuri yanjye pani byo kumenyekana. CJ wewe wabasha kujya mu ikipe baragutoranya kandi nibyo. Akira tumwemo. CJ ibintu yajemo ntabwo bimubereye. Dore nakubwiye ngo kwishuri haba hari ibishuko. Yeah man, that's cool. You definitely come to trials tomorrow. Umva urabizi ni byiza pe ejo uzaze mwigerageza. Always looking for new blood team. Wigiye tuba dukeneye umuntu mushya. Look, I'm definitely gonna bring my all tomorrow. All right. That's what I like to hear. Urabizi ejo nzaba nakoresheje bwabaga. Njyewe wese nzaba nitanze. Ibyo ni byiza pe. Ejo tuzahure. Rwashante rwamenyanye n'abantu. Nuru star cyane. Ubwo kujye nakubwiye ndaguhuza n'abantu uriya niwe kapiteni. Wangu ari buze kuba weho nibo bari butoranye. Kandi njye gufata ko kunywa. Dore Rwashanti. Hey. Dore Shanti. We yageza he? Yewe muraho. Ramureba puna nubwo no mastase ntabwo ramvugisha ikisi. Kobwa wirya. Sije yumva kanivira hanjewe kanitahire. Gundara ntabwo arahawe.
gutaha ahubwo se abakobwa barahari nibwo baza na Melissa arimo. Hey, CJ. Yewe CJ muri aho bimeze bite? Are you leaving already? Uratashye? Party's just getting started. Yewe ikirori nibwo kigiye gutangira. My study partner. Yo ni CJ uwo twigana. Sure is. Pe niwe. Mwihangane ku masubtitle. Don't worry, CJ. We don't fight. Ushaka ngo tujya kumwamo. CJ witinya ntabwo turwana, we don't fight. Amasubtitle mwihangane. Yeah, sure. Where's the cake? Ayijyaza nabi. Somebody say cake? Keke iri haruvuze keke wabwirya bakobwa. Abwiteguye ngo abasore. Aha. How are you, like the cake king? CJ abonye Melissa warutashe ahita agaruka. Undi se aha hantu ntabwo arahe. You want a drink too? No. Wangu nase ushanga icyo kunywa wayange meze neza. Hanyuma mukobwa tugiye kubyina bimeze bite? CJ warugarutse ngo byibuze arabyinana na Melissa. Mukobwa abona umva ngiye nditahiye pe. Teba rwa Chante rwibonye umva rwageza harwo tuze gusubira we. Chante arumirwa ariko se ahantu hashyushye gucya umuntu hava gute akagenda. Ahita yizira hano. Umukobwa yatangiye gukunda nabonye batangira kujya barebana basigaranye n'undi musore babyina. Kwiga biranga. Basketball tryout igihe cyo gufata sasa cyo gutoranya. Dore wa kapiteni wa basketball arayisi. Sasa no mu bakobwa baje gutoranya. CJ basket ayikunda cyane katurebe se baramuhitamo cyangwa nawe arabikora wambonye ndayise. Basore nabonye ibihagije hanyuma turibuze kubahamagara turebe ninde watoranijwe. Nibyo navugaga. Umva. Don't sweat it, man. Like, you got this in the bag. Okay, thank you. Na Kamilsa kaje gutoranwa muri bamwe bashyuhisha abakinyi babyinira abakinyi bakanezerwa. CJ kureba aho Milsa yicara abona nta muntu hicaye. Akamesaje karaje asanga ari kamwe yuko bamutoranije. Yes, oh my gosh, I made the team. Yewe we. Oh my god, praise the Lord. Ayiwe mana shimwe uzi ko bantoranyije. Shimwe bari kwiga kandi mwibuke lecturer ninde? Thompson. Kongera guturika indi nshuro imwe nk'ucyo bita nkusora mu ishuri ryanjye. One more outburst like that and I will have you out of my class. Yewe munyihanganire. Excuse me. Is Marcelo working today? Marcelo uyu munsi ari buze gukora kanze nkurebere hano kuba agomba gukora uyu munsi. I don't see her on the schedule. Ntabwo mubona? Sari icyo nagufasha. No, okay. Thanks. I'll just see her practice. Urakoze oya. Yakoze kangende. Haraburi kwitoza bufite imyambaro. Ngo ni ikipe yo gutuzisha abakinyi. Imyambaro baba bambaye. Sasa umwe babyinanye nijoro mu kirori. Roger. Ni cyaroje. Ayiwe tuza pe ntabwo nanjya mbigenze gutyo. Ariko kukubona muri iyi uniform y'abatuzisha abantu. Cheerleading uniform. Got me speechless. Yewe gwe mbura icyo mvuga. Cyaroje. Uri mu biki kucyo uri kugenda ucyo. CJ uri mu myitozo mu kureba
Melsa we yamusiganye abyinana nawe nowe bakomeje gukururana ibyo biramurya. Si uniform zabo rero. Yewe uraza tujyane. Ndi kubanza nakwambara inkweto nkazinga utuntu. Mugendo turi buze guhura. Turi buze gusubira. Hey, Marcella. Hey, CJ. Marcella muraho. Something on the court. Yo we CJ uri ikintu mu kibuga avuga ngarabizi uriya. Oh yeah? Ukuri se? Yeah. I'm glad you got on the team because now I'll get to cheer you on officially. Penda nezere ko wabashije kubikora ukajya mu ikipe. Nzajya nkutuzisha. Well, I like the sound of that. So, where'd you disappear to at the party? We mu kirori waburiye I he. looked for you, but Naragushatse ntekereza ko wagiye. Beauty sleep for the big tryout. Erega nagomba kuryama neza kugira ngo iri suzuma nditsinde. Well, it looks like it paid off. Yewe uzi ko bisa nkaho wabyishyuriye. Thanks. Urakoze. You know it's kind of hard to talk to people at those parties. Erega urabizi babigoye kuvugana n'abantu mu birori. I didn't know guys go to parties to talk. Yewe ntabwo nari nzi ko abantu bajya mu birori kuganira. Actually, I wanted to talk to you. CJ ntabyo azi nta bino ni bishya. Erega ubundi nagira ngo nganire nawe. I mean, I still owe you that coffee. Maybe we could meet up and Urabizi ndacyakuri imideni rya kawa ndatekereza ntibura ntitwahura. Study together? Tukigana. Study, huh? Kwiga. Yeah, I'd like that. Melsa ubanza utari yiteze ibyo kwiga wenda ari nk'ibintu gusohokana cyangwa iki. Byiza noneho tuzahure. Naba batangiye barebana bivamo ibyo kwiga none batangiye ibiki. Melsa imyambaro ya Melsa rero nayo ntabwo yesheje Imana icyubahiro. Byasiriye se twasohokanye uzana laptop. Oh, I thought this was a study day. I wasn't. Natekereje ko ari ukwiga no kureba abandi bose uwo munsi. Sure. No gusohokana. Barasebye. That's what I like about you, CJ. Mana yanjye CJ pe niyo mpamvu nkwishimira uri umuntu mwiza. I know that's code for. Just gonna be friends, huh? Ubwo ibyo ushaka kuvuga nabyumvishe. Ngo turaje tuba inshuti ziraho aho ngaho. Nyine. No. Oh yeah. I mean, yes, we're friends. Nyine wenda ku by'inshuti ndavuze yego. I can just tell that you haven't been out with many girls before. Icyo nshatse kuvuga nawe itamenya neza pe kutigeze usohokana n'abakobwa kenshi. Ni byiza. One second. Utwe yatumijeho. Turateguye. Now I know I'm in the friend zone. Don't count yourself out just yet. Okay, well, friends know more about each other. Urabizi inshuti ziramenyana. Things like, do you have any brothers or sisters? Nk'ibintu nka mbese ufite barumuna bawe n'abashiki bawe. I have a younger brother and a younger sister. You? Mfite murumuna wanjye na mushiki wanjye. Njye mfite older brother. Musaza wanjye mukuru. Mukuru? I guess he probably trying to beat me up for sitting here talking to you, huh? Yewe ibyo bivuze ngo ambonye mvugana nawe yankubita. Probably. Ibyanashoboka da kuko we ahora ndindira. Do I need to watch my back? Yewe suzuma umugongo wanjye se. Humura ari inyuma yawe nagwa sinyare. Bariho baratebya. Thanks, I guess. What about the rest of your family? Hanyuma undi muryango wawe imeze bite? Dad left when I was little. Ndi muto papa nibwo yadusize. It's just my mom. Ninjye na mama ubwo. Mama niwe watureze. I'm so sorry about that. Yewe nyihangane kumva ibyo. How about you? Naho weho? Well, my mom's an attorney and my dad's a pastor. Mama n'umwavoka papa n'umupasiteri. A pastor? Pasiteri? Yewe. So you go by it honestly. Bivuze ngo avugisha gukuri. What you said in class. Ibyo wavuze mu ishuri. Igihe yasubizaga professor.
Well, that's the way I was raised. Byo mwitangiriro. Ara nayo inkomeje. Erega niko nakuze. My dad says I'm a Niko narezwe. Papa ubundi yavuze ngo ngende umwana w'igitangaza. Umwana w'igitangaza ibyo ni biki? Urabona? My mom was pregnant with me. The doctor ran some tests and determined that I was going to be born with some birth defects. Mama antwite abadokiteri barasuzumye babona nzavuka ntuzuye. Well, the doctor had told my mom that she should probably terminate the pregnancy. Abaganga bagira inama mama ngo akuremo inda. But my dad made a vow with God that if I was born healthy with no birth defects, he would serve him for the rest of his life. Ariko papa arahira Imana ngo Imana umwana wanjye navuka ameze neza. Nzakora ubuzima bwanjye bwose. That's what he did. Nibyo Imana yakoze. So growing up, my mom and dad never drank alcohol, and I went to a Christian private school, and I never drank or smoked either. Ubwo rero nkura gutyo mama na papa ntibigeze banywa inzoga, niga mu kigo cy'abakristo nanjye sinigeze nywa inzoga cyangwa itabi. I like that. Yowe byo nabikunze. I respect it. Penda byubashye. It's not easy to avoid alcohol as a teen, especially here when it's part of the college lifestyle. Umwana w'umusore ntibyoroshye kwirinda inzoga. Ono cyane cyane muri ubu buzima bwa kaminuza. Biragoye pe. You got that right. Ibyo nibyo. Ko baganira birangira mesa. Akoze kuri CJ kuboko. CJ bintaga imenyereye. Newe uje yabaye. Yewe pe uri umuntu mwiza. To yabangamiwe. Yewe ni byose ariko guma reba. Ubwo nayo bivuze turaje tuba inshuti magara. Friends hang out together, don't they? Inshuti reka ziragendana ziratemberana. That's right. Nibyo. Dore umwambaro mwiza yambaye. Si umwambaro mwiza. Yewe ndi kwifuza nk'ubu kibaye twagumana ariko ngomba kujya ku kazi. I'll just talk to you later in class. Ibyo ntacyo bitwaye tuzavugana mu ishuri. This was really nice. Ibi peni aruzuza byiza. Kugira niba ari agasezero CJ sibyo amenyereye ahita muyambira. Melsa sibyo yari yiteze. Bye. Maze kugenda. Cya CJ kuki wagakwiye kuba wamusomye nibyo yashakaga. Ibaze. CJ ibyo atangiye kwibwira nakubwiye hey abanyeshuri muri kaminuza cyangwa se abanyeshuri muri rusange kwishura aho. Mukwiye gukaza amasengesho. You gonna serve us, baby girl? Ihogwe misengera peti ni wowe uruguseriva. You again. Ni wewe none. Ubwo nturi kunkurikirana. In that uniform, I follow you anywhere you want to go. Wambaye iyo uniform yewe we hose wajya nagukurikira. Well, I won't be wearing it for long. If you get me fired on my first night. Ewe sindi buze kuyambara igihe kirekire kuko ndi kubona uri buze kunyurukanisha ku joro ryanjye bya mbere. So, are you guys going to order or not? Ye basore muratumiza cyangwa? I have a fried chicken sandwich and some french fries. Baratumiza. I'll have a milkshake. Neapolitan, please. Nundi nawe waratumiza. And I'll take a burger that works on it, some onion rings and your phone number. Burger n'ibitunguru n'ibindi hanyuma na nimero yawe ya telefone. Indi birebera. Mbonye byose biribuze kuboneka. Usibye nimero ya telefone, ibyo ntago biri kuri menu. Mic drop. Wangu mikoro iraguye. Utayikuzo uyandi magambo. Maze akazi agasoje wakoze kudufasha pe. Karakazi. Katorozi. Cyaroje cyakomeje kwizirika ku mesa. Hari umuntu watumijeho taxi ndi hano ngo ngwe service. Roger. Wagumye wicaye hanga untegereje. Ikiza nuko byakoze. I'm fine, thanks. Sasa boss wagira ngo hari igisore gishaka kumubanga. Marcel umeze neza. Aho yameze neza urakoze. Okay, wiyiteho mukobwa. Erega ndio ntekereza kugutwara nkagusubiza mu madoma aho urara. Mukuri se? Wahoze uhagaze igihe kirekire wakwihuse ngwino kandi ugize n'amahirwe nshobora no kuguha ka massage k'ubuntu. Kujya gukoresha ka massage. Waza cyaroje kiri
kiri muri babandi Shante yavuze baba bafite imodoka baravutse ari abakire. Melsa arava oya meze neza urakoze. Roger akomeza yihambira ariko waje. Trying to give you a ride back home. Besides, you never know what kind of freaks be out here prowling the streets. Ngendi kugerageza kugutwara musubiza imuhira dore ko ntushobora no kumenya nibiki biririye imbere. Kimutera ubwoba. That doesn't mean I'm giving you anything in return. Ninemera lift yawe ntibuze ngo hari icyo ndibuze kukwitura. Mr. Taxi driver. Sibyo shofe. Ibyo ndabyumva neza cyane kandi cyane. Loud and clear. Lift abara yemeye. Cyaroje. Sinzi. Where are you going? Rukushya he. Yikatari yo nzira. Just a little diversion. Humara. Don't trip. Wita umutwe. Mu kugera mu nzira kiraparika. Imana idufashe Melsa. Biba amahire gitangira kwiyambura. Hehe arakireba. What are you doing? Uri mu biki? Just trying to get comfortable. Kugerageza yewe kwanguha. Get your hands off. Nkura ibyo biboko. Ariko yeye ingumi arayirya y'umunwa. Uzi ko wari unturikije umunwa umva ahubwo icyo utatangira moteri ntaza guturitsa n'ijosi ryawe. You could have got a real ride too. Take me home now. Nyura nonaha. Sawa cyaroje rero. Manza Melsa nubwo aba yambaye kuriya. Wanze adasa nk'imyambarire ye. Aruri kwigisha ngo kuko intungane ishobora no kugwa inshuro 7 ariko igahaguruka. Naho umunyabyaha we ibyago bite bimushyira hasi. This verse tells us uyu murongo utubwira we serve a God of second chances. Dukorera Imana itanga amahirwe ya kabiri. Moses was a murderer. Mose yari umwicanyi murabizi ariko Imana yaramukoresheje. Paul was a prisoner. Paulo yafungaga abantu Yet God used him. ariko Imana yamukoresha. David was an adulterer. Dawidi yari umuhehesi God used him. ariko Imana yamukoresha. Dawidi yari umusambanyi. Nanjye sindu intungane mfite ahahise. Yet God has used me. Ariko Imana yarankoresheje. Many years ago, imyaka myinshi yatambutse najyaga ku mavi nkavuga Mana ni buru ya nyayo. Yerekana mu bihe byanjye irabikora. Nariringiye kuko nabonye Imana ya Bibiliya. Imana ya Bibiliya ni ya nyayo. Bibiliya si igitabo kiraho niko imeze. Ni ijambo rizima ry'Imana. Mukecuru arabyumva yafashijwe. Mu cyumweru kizaza nzasuzuma kwizera kwanyu. Munsubiza ikibazo kivuga ku kimwiringira muri Bibiliya. Byaba warakoze uwo waba uri we, Imana yabasha kugukoresha. Nta kintu kigomba kukubuza gukorera Imana. Ijambo ararivuga. Uwo ni se wa CJ. Tuvuye iyo tugaruka kuri ba CJ. Kumbe ni CJ na Shanto bagiye mu myitozo. Uriteguye ariko ubwo niko ye nge nditeguye baramucenga rimwe. Yewe icyo cyari ikira niko. Katurebe nawe icyo ushoboye. Umva naho nge nahageze. Uriteguye ubwo? Uriteguye. Haricenga. Aramureka. Umva ako kanuka arago. Sijara mureba. We natsinze wapi ubwo se kuri watsinda. Ntabwo narakubwiye.
wowe uri trust ngemeze neza wowe ntabyo uzi nge ndabizi. Ukuguru hano nishose umeze neza se? Umeze neza. Sasa hano mu rwambariro hari ibisabe biri kuvuga kuri Marcella. Yabishakaga nabimuhaye. Wangu yankubise ku munwa natekeza akajya gukubita mu maso. Sije mujinya. Yewe. We ibyo bisubiza aho wikuye. Ushaka iki? Ntukongeye kuvuga Marcella muri ubwo buryo. Ndarahiye cyangwa se uzagira iki nibikora? Wowe wakora iki? Bagasorewe ko mu rusengero. Marcella ntiyavugana n'ikigoge nkawe. CJ amagambo atangiye kuvuga ntabwo arayubahisha Imana. Se yaramubwiye ngo wa mwana garagaza itandukaniro. Ahubwo ndabona haramuhinduye. Icyo mbona ahubwo Marcella akeneye umusore wo kumushyushya. Umva. Ikiruta cunga umugongo wawe. Ahubwo wowe nawe cunga wawe. Amurya. Wait up, man. Hey, when you see Marcella, ask her how that ride went last night. Nubona Marcella mubaze lift namuhaye nijoro. CJ agenda yirukanka. Niba agiye he? Chante. Hanze yaranyweye itabira igishi. Yewe wa musore ariruka. Harwaje kumanga nabi cyane. Marcella, CJ. Are you okay? Umeze neza? Yeah. What's wrong? I was talking to that jerk Roger. Umeze neza n'ikibazo ki? Niyo mvugana cya Jack Roger, cya Roger. Jerk is right. Jack ibyavuze ni. Namwise ingurube mbabarira. Njya gukozeho. Niba yagukozeho tugomba kujya uwo tubibwira pe. CJ yahangayitse. Oya yabigerageje ariko nabihagaritse mbere yuko bigera kure. Ayumva araruhutse. Mu rwambariro yazamuye umunwa. Nagwangayikiye. Marcella ubaye wese ko yankunze. CJ yarankunze. CJ. Kwitaho. More than just a friend. Birenze kuba inshuti. I should probably get back to the gym. Reka nsubira muri gym. Tuze kubonana umukino. Ndaba nkutuzisha. Muri ya kipe y'abakobwa babyinira abakinyi. Marcella. Bya bintu byavuye mu rukundo. Sasa match. Basije mu mutuku n'umweru bahuye n'ikipe ndabona iri kubarushya. Yambaye ubururu n'umweru nayo. Kubatuzisha Broka hariya kipe bari basije basigaye ibitego bitatu atsindira kuri bita bizamuka
bagira 91 kuri 90 bahita batsinda. Dore cya Chante celebration hariya rwa Roger wangu wapi njyewe ndabona wangu niba CJ atsinze aya manota cya Chante ntago ari kukibona. Roger yumva ahise atsindwa. Umva njye nabwiye coach katakwibeshyeho wangu uzagumye ikintu cyo ntuzatsindwa. Thank you. You earned that. Sije You don't like vodka? umva iyi nzoga se ntabwo yishimiye kumbe ntabwo anywa. Oya ntabwo ngiye nywa inzoga. Well, tonight's a special occasion. Iri joro ni ry'umwihariko. You're a winner now. Niwe watsinze. One shot, one kill. Yabaye man of the match. I'm okay. Yewe imeze neza. I'll do it with you. Erega urajya unywa nanjye ngwe humura ntabwo ari wenyine. Sije nakubwiye ehehe we ibyemera ariko yigira umugabo ngo atabikigwari nk'umuntu wabaye umustar dore gucurira yego we ubaye umugabo dore bujye yarebye ikirori kiratangiye waduye end round ngihangane ku masubtitle Marcela Hitaza CJ umeze neza yihagaraho yigira cyane CJ utaranywaga inzoga ehehe umva urajya tuve hano ni sawa n'ubuzima bwo muri kaminuza rega njyewe icyo ntekereza ntabwo ukeneye ibi bintu ntuzahita yego sister nawe wafashe nyewe dore nguye man of the hour ubwo watsinze muri match. Melissa we inzoga arazimenyereye. We basore muriteguye umva cyasije nono kigeze icyo team G dore agasura uburyo yabaye atangiye kureba ikirori gisojwe baje bamutwaye mu maboko. Melissa rero twambaro ariko se yakwambara ate? Ye basore mumeze neza tumeze neza mugende turi buze gusubira. Yo we banza nanyoye nyinshi. Nk'umuntu unyoye bwa mbere pezirane nyinshi. It's not, but we are. Come on. My dorm room's closer. Uko mbona hasi hari kugenda oya ntabwo ari kugenda ahubwo nitwe turi kugenda ngwino bugufi hano ni mu madorotwari yacu. Are you drunk too? Nawe wasinze? I'd say you had a little too much for the both of us. Oya icyo ndi kuvuga warengejeho ugeranije nk'umuntu unyoye bwa mbere. Ariko urabizi Melissa ndakwishimira subizi. Ibyo nabimenye ahita musoma yasinze inzoga n'umukobanye. I got some on my shoes. Niwe inkweto zanjye ipataro. Thanks for letting me use your toothbrush. Urakoze kunyemerera gukoresha uburoso bwawe ntabwo nagira ngo ubufate ariko kumbe yabwihaye ariko urakoze nta mbaraga sije ibintu yihaye. Wow. Why don't you hop in the shower and I'll go find you some shorts and a t-shirt that you can borrow. Bagiye ukajya mu rwogero ukiyuhagira nkakurebera ishati n'ipataro nagutiza. Sije agiye kugenda mu twambaro tw'abakobwa ayiwe unyihangane ku myambaro yawe ntabwo najyanye yanduze ne sawa sije ari kugira inzoga n'umukobanyi urabizi erega wanyiyungaho uramutse ubishaka amwiyungaho hehe mu rwogero. sije wacu wese yabwiye ngo agende hanze
ashyireho itandukaniro byibuze ahubwo niho hamuhinduye neza neza. Hey man, where you been? Don't tell me you've been celebrating all this time. Yewe wahoze he wangu, ntumbwire ko wari ukiri guserebura ibihe byose. Nowhere. Naho nahoze bugufi. Around, but you ain't crashing here no more? Oh, I seen that look before. I know you've been up late. Wangu ngiye ndebye iyo ndoro ntigeze mbonaho hari icyo wari uriho. Study. Nari ndiho nigerega. Study partner? Wiga na wa wundi mwiga na se. What she teach you? Wangu yakwigishije iki? Come on, Shanti, don't talk about her like that. Shanti ntukamuvuga muri ubwo buryo pe. Wangu ni byiza. Wamaze kumukunda njye ndabyumva. You're into her. Ubu turi kumwe, muri kumwe. Yewe wabangutse. Umva ntabwo mbyumva ariko ndumva pe ari we. She's the one. Yewe ngo ni we. Ndamukunda. Umva Shanti rero yumva biramurenze. Wangu none aho ngaho. Man, don't be saying that crazy love stuff around the ladies. Ibyo bintu by'inkundo ntukajye bivuga hafi y'abakobwa. That's how you'll scare them off. Aho ngaho wihita bakanga. I thought they liked that kind of stuff. Ariko natekereje ko ibintu nk'ibyo ari byo bakunda. Guys pouring their hearts out. Umusore ubamena umutima we mbese akababwira akari ku mutima. Nah, I mean, maybe if you're down on one knee, yeah, sure, but this is college, man. Nyine byo mvuga wenda wateye ivi ariko hano ni ubuzima bwo ku ishuri. Plenty females on campus waiting to know the new star player. Igikundi cy'abakobwa kizategereza kiri kureba umusitari w'umukinnyi wa niko. Icyo gihe uzumva waribeshye. Urandiko kiri kumubwira. CJ agaseko kamuriho yakunze Melsa bya cyane. Haciyeho ibyumweru 6. Oya ari kwiga cyangwa CJ amanota wari kugabanuka. Hativanzemo imbaraga z'umwuka. Waba uri mu byago. Ndikumva ukwiye gukura amaso ku gutsinda imikino no gutsindira abakobwa akareba Melsa kumbe prof arabizi. Ubundi ukita ku ishuri. Ukita uburyo watsinda. Cya CJ. Melsa nawe hariya nawe sinzi. Hey, Marcella. Sorry, Marcella nako. Ibi ngibi ntacyo bibabwira ra niko. Njye ntangira kumukogwa kwimokozwa ubuntu bwa hato na hato. Hey, Marcella. What's up? You just ran away from me. Marcella bimeze bite uko wirukanse unsiga niki? Sorry, CJ. CJ unyanganire. Numvaga ntameze neza. Urasa n'urwaye. You're really pale. Yewe wabaye umweru. Something I ate. Uko biri kose ni ibintu nariye. Let me walk you back to your dorm so you can lay down and rest, okay? Kanze ngutware tujye muri dortoir yawe ugende uruhuke. You took care of me when I was sick, now it's my turn. Wanyiseho ndwaye nanjye nijye utahiwe ngo nkwiteho, sibyo? Urukundo rwo rurahari. Jeez, Marcella. Yewe Marcella, ntusa neza. Ahubwo sindi no kumva ameze neza. Kaniringiye ko atari bya bicurane byatangiye gufata abatangizi. Oh, I probably just ate something bad. Oya uko ntekereza banza ari ibintu bibi nariye. Urukumva ufite isereri. I was feeling like this yesterday morning as well. Yingo kandi uhereye ejo mu gitondo numvaga ari ucyameze.
uyu hari icyamujemo arabareba iki What is it? we ni iki Have you thought about, wowe waratekereje a pregnancy test? ku byo kwipimisha ngo urebe niba utwite warumirwa sasa sije ubanza ndetse atazi ibyo yakoze umva mwembi babiri mutegereza ahangaha ndaje nzi Marcela we icyo gihe ntabwo yari yasinze cyane nka rwasije ni kujya kwipima ngendeye ku buryo yifashe ndabona sinzi rwasije manange sinzi icyo nakora umva humura turi buze kure icyo twakora twese hamwe Marcela usanze imeze bite umeze neza gutinda gusubiza byo wenda twite nawe wahita ubyibwira ubundi uratwite rwasije nababwiye ngo inzoga ntabwo ruzi ibyo rwakoze kirumirwa hayiwe umukobwa nkunda aratwite basi atari n'iyanjye se w'umwana ninde Marcela akireba ni weho wakigoryiwe nta wundi muntu nigeze mbana nawe mwabura buryo yewe we viye araje kubite seki ahubwo nituba tukiri kumwe umuvandimwe wanjye azanakwica hayiwe kubera iki kubera iki ari njyewe turagira dute yewe amashuri yacu ibyacu byose ibaze mana yanjye we ndi gutekereza nyikure mumva umwana niwe ugiye kuba nyabayazana umwana niwe ugiye kuba inzirakarengane y'amakosa yabo uvuze ngo gukuramo inda sasu yabonye umva ngiye kambe ngeye penda iki ni ikibazo kibareba sije urajya tugigumane ubundi kuki ntatunguwe wewe uri gukora ibyo uri ukora kuba umuntu mwiza Marcela icyo wahitamo yaba kuyigumana cyangwa kuyireka ndagumana nawe ndetse n'umwana ariko nawe wiyita utyo bari gukoresha iti vuga ikintu niba ari umwana w'imunda ntabwo ari umwana ye ntiyari yaba umwana Marcela abizi gukuramo inda ntabwo ari ikintu cyiza Bibiliya iracyanga ni icyaha none se ntabwo cyari icyagiye wantumiraga ngo nze mu rwogero twogane mbe niyo byabereye wewe kuri weho ni byiza ariko si wowe uzayigumana uratekereza nzagusiga ngo wirwarize ibitwara bikuranye n'inshingano zacu rero sindi bwemere ndiza ari urukundo sindi bwemere ko byangiza ubuzima bwacu reka twibuke n'umubiri wanjye ugiye kuba apartment ni inzu babamo ubwo wahita ubyumva inzu y'umwana rero nyihanganire niba nshaka kubitekerezaho agahe ibibazo biratangiye umva pe dukwiye gutuza ibibazo byabatangiye CJ nkangiye huye ababyeyi bacu turababwira iki koko ikiruhuko kigiye kuza cya winter igihe cy'ubukonje kizaba ari igihe cyiza ababyeyi bacu bahuye CJ yumva bisa nk'imiki ariko urumva koko iki ari igihe cy'imikino ndakomeje ariko nawe being serious. What about your mom? You're not worried about telling your mom? Mama wawe se ntabwo hangayikishijwe no kubimubwira. She's not gonna be mad? Ntabwo ararakara umva yahuzwa n'iki se yakwishima sigereyo nawe. Maybe. Ubanza. I don't know. Ntabwo mbizi. Yashobewe.
Sorry.